Twagarutse rero abakunzi ba Clever Bemba, abakunzi ba Maco TV show. Nababwiye ati turi buze rwose kugaruka tubabwira uko byitwaye muri kariya gace ka Rumbishi. Nagiranga ngo kano kanya noneho mbahereze amakuru nyayo, amakuru y'ukuri, amakuru atavangiye, amakuru y'ukuri ku byabereye hariya neza neza muri Rumbishi. Rumbishi harimo buriya buce bwa za Kiziba, mwabonye ko hari amalokalite za Cambombo hariya babashije kwatakwa n'umwanzi. Nibyo umwanzi yabashije kuza, nibyo kuza ntibisobanura gufata, kuza ntibisobanura ko bafashe agace, kuza bashobora kuhagera batambuka bakahagera baje muri bwa operasiyo bwabo bw'ubujura bw'ububwa. Ariko noneho icyo nababwira ni uko kugeza amagingo aya ngaya muri kano kanya muri kumbona ngewe Clever Bemba, umwanzi ejo yarakubiswe, twamaze kumenya n'igitigiri cy'ababashije kugira ute kwicwa. Abo ni ababonetse, hamaze kuboneka imirambo 15 y'aba Wazalendo. Amakuru yagiye agaragaza ko Wazalendo bageze muri Rumbishi ntabwo bigeze bayikandagiramo muri centre ya Rumbishi. Gusa bashoboraga guhagarara ku musozi ari hakurya bagapirona muri centre bakicamwa abaturage. Murabizi ko ejo bundi uwitwa niba ari Morodoro yaraje yica umugore we, yica abana be, yica abuzukuru, yica abaturage benshi hejuru y'amabombardement aveugle ya biriya bimurutiye baba bari gukoresha hariya bimurutiye 80 zitareba kandi zigakoreshwa n'abantu b'injiji batazi no gukoresha ziriya mbunda, bakagenda bakarimbura abaturage. Rumbishi yo abaturage bavuyemo n'abariko si bose. Rumbishi irimo intare za Sarambwe. Cyo nakubwira cyo mama 23 kariya na gace ko Colonel Nsabimana arakazi, kandi numwe mu bitanze akavuga ko atazemera ko n'undi munsi Muzalendo azongera kuza kwica umuturage nk'uko byabayeho mbere. Respect mon Colonel, ubwe we imbere ku rugamba ari kwirasira Aduyi, ari kumutumura. Nababwiye ko Aduyi yararashwe, ndetse no mu nkomere za Aduyi ikintu cyo nshimira cyane intare za Sarambwe, Aduyi bafashe yakomeretse, intare za Sarambwe zimujyana kumuvuza, harimo n'abakoloneli babo. Ariko imirambo yabo 15 imaze kubonekana, yabo bapfuye bari baje kwataka. Inyamabwira ati ni ukwiyahura. Buriya njya nkunda kubwira abantu bafite abana muri FRDC, bafite abana muri Wazalendo, bafite abana muri Nyatura, bafite abana muri Mayimayi, muri yatakataka yose yo kwa Felix Antoine Segeti Chilombo, nuzavuga ngo ugiye guhangana na brigade yo kwa Nsabimana, ujye ugenda ubwira umugore wawe ati madame mbabarira nzi ko naragaruka, basigare bari gukora isandugu. Uzi ko ugiye guhangana n'amadubu, ukaba ugiye guhangana n'intare za Sarambwe, ahariho hose ujye uhora wariteganyirije ikintu bita isandugu. Aribyo mbabwira nti wagiye guhangana n'intare za Sarambwe, nk'abo ngabo 15 ntabwo bari buze kuborera ku gasozi baze guteza indwara abaturage. Ni ukuvuga ngo barahambwa, ntibari bushingurwe, barahambwa. Imiryango yabo icyo nababwira kimwe, imiryango y'abawazalendo, imiryango y'aba FRDC, imirambo niba ari imirambo y'abasirikare b'u Burundi, niba ari imirambo, niba ari imiryango, mujye mufata utwenda twabo n'udufoto mukora isandugu, ubundi mubashyingure, kuko abo muzashyingura nibo bake, mubahambe nako. Ejo niho narebaga muri groupe y'intare official, nabonye no muri groupe ya Kivu Iwacu naho iyo mirambo bayishyizemo. Abana bakiri bato nibo Gisegeta ari kohereza ku rugamba, nibo Neva ari kohereza ku rugamba. Narebye ukuntu babarasaga amatwi, bakabarasa mu maso,
ndavuga ati njyewe ndi umusirikare wo kwa Neva, kwihara ni nabi. Njyewe Clever Bemba ntabwo napfa kukwemera kujya ku rugamba. Ndi umusirikare wo kwa Gisegeti, ntabwo napfa kukwemera kujya ku rugamba guhangana n'intare za Sarambwe, guhangana n'amadubu. Ubu kugeza muri kano kanya, kuva umunsi w'ejo bateye saa 12, saa 11 za mu gitondo, ejo barabarasa. Uno munsi intare za Sarambwe hariya iriya brigade yo kwa Colonel Nsabimana iri kubarasa. Iyo za Cyambombo n'ari za Kiziba no mu bundi buce bugiye bitandukanye baba batatanyije. Kano kanya imirwano iracyarimo, baracyabakurikiye kugeza igihe bari buze kugerera mu isoko ahandi baturuka. Bibabwira hari amakuru wabonaga yandikwaga na za Wazalendo, wenda n'abaturage bamwe baduherezaga amakuru, nibyo abaturage bavuye ariya muri Rumbishi. Abaturage nibyo bavuyemo kubera gutinya ariya mabombardement aveugle y'abasore babo bo muri za Wazalendo. Ariko hari amakuru agenda agasirikira berekana ko habayeho reprise strategique kuri M23. Ntabwo yigeze ibaho, ntabwo yigeze ibaho. Suppose wenda nanjye Clever Bemba nabivuga, ariko gukora reprise strategique nicyo cyerekana ko uri umusirikari. Ntabwo tuvuga reprise strategique nka yindi yo FARDC yakoreye Bunagana na Bunika bikiri gukora reprise strategique. Ariko intare za Sarambwe byo kuba zakora reprise strategique byo ni ibintu bisanzwe, ni ibintu bisanzwe kandi barabikora bigatanga umusaruro. Kugira rero ngo ube uri umusirikare mukuru ugakomandinga reprise strategique, rwose ni ibintu bisanzwe kandi ni bigaragaza ko uba uri n'umusirikare. Gusa icyo nababwira cyo nuko urugamba rwa hariya, ngewe ndabivuga rwose nkurikiranye, ni urugamba rworoheye intare za Sarambwe, ni urugamba ruryoheye abasirikare bari ku rugamba. Nongera mbisubiremo ngo ni urugamba ruryoheye abari ku rugamba. Ariko ku ruhande rwa M23, mu gihe ubona ko ikibuga cyo cyamaze guhengamira ku ruhande rwo kwa Felix Antoine Gisegeti Chilombo, ahangaha rwose icyo nakubwira kimwe gifatika nuko icyo bita umuzalendo, icyo bita umukroshari, icyo bita umu FDNB, icyo bita umumayimayi, abandi bose bo kwa Bahigi n'abandi bose bigize intakoreka bakubiswe. Urugamba rero hariya ruracyakomeje kandi ruracyakomeye, aho rwose M23 yavuze iti paka tubagejeje aho mwaturutse tukagenda tukabarandurana n'imizi. Ejo bundi niho navugaga kuri operation no stop. Buriya hari ikintu kimwe nshatse kugira ngo mbabwire. Iyo M23, iyo intare za Sarambwe uje ukazikora mu jisho, ugashaka kuzataka rwose, zigukorera ikintu cyo bita ikintu kidasanzwe. Ubu ni hahandi noneho uriya muzalendo uri muri kariya gace, uriya munyatura uri muri kariya gace, agiye guhura n'uruva gusenya, kuko niwe ubyikururiye. Mwabonye ko hari abasirikare bo muri FARDC guverinoma Kinshasa yari yarohereje ngo baze mu gukurikirana ngo bijyanye no kubahiriza ibijyanye n'agahenge n'utundi tuntu nk'utwo namwe mwagiye mwibonera. Amakuru rero ukurikirane neza, intare za Sarambwe, amadubu ntabwo bajya bakunda gushotora, kereka iyo habayeho bya bintu byo guhungabanya umutekano w'abaturage. Ntabwo babyihangana kuko bati imari yacu ni umuturage. Ariko iyo ubiteje uba ugiye guhura n'uruva gusenya. Abaofisiye babo barashwe, ariko bafatwa barashwe, intare za Sarambwe zirabavuza. Cyo ni kigaragaza igisirikare kiza amategeko.
hari video mwagiye mubona bari aba wazalendo bari kuza bari kwiporokarama ngo bari ba FPCO ni bari ba kofa ni bari kofako ni bari biki bafite ibintu bimeze nk'amasosiyasiyo y'abahinzi b'ibirayi nk'amasosiyasiyo y'aborozi b'ingurube nibyo njya mbona bafite abajenerali bageze muri 5,000,000 berekana ko bari mu mujyi wa Rumbishi. Ni bya bindi byabo bya kera bagenda bakerekana ibintu byo nibyo bigeze kugera muri Rumbishi s'il vous plaît. Bigeze kwigeramo cyagiye kera igihe za Ngungu mama 23 yizemo baragarura za video za kera. Bamara kugarura za video za kera bakerekana ko bongeye kugera hehe, bongeye kugera muri Rumbishi. Rumbishi ntayo bagezemo. Rumbishi ntibateze no kuzongera kuyigeramo. Ntibateze no kuzongera kuyigeramo. Ubu rero wagahuru kimbwa kahiye. Na hahandi bari bazi ko bagiye kongera ko kwigarurira buriya buce bakongera bagahungabanya umutekano. Basanze burya intare za Sarambwe, basanga brigade yo kwa Colonel Nsabimana batajya baryama batajya basinzira. Abantu nimwita kuri video ngo muze murebe amakuru, hari amakuru mbona agenda atambuka bakerekana ko mama 23 yakoze reprise stratégique ariko na reprise stratégique igeze ikora. Ubu ngubu hariya muri Karehe rwose umuriro uri kuhakira ni umuriro uri gucanwa n'intare za Sarambwe bari kuwicana ku bakroshari. Ariko tuvugishije ukuri, donc urya ikizakwereka umusirikari utamubona mambo ya mivario, mambo ya mitembeleo na mambo ya mikurio, uburyo barya, uburyo bambara n'uburyo bagenda bizakubwira ko uyu nguyu ari umusirikare. Ntabwo ari full combat aho ndabona biziritse amakorodirete, amapantaro barayazamuye abafashe usanga bari kugaragaza ibice byose by'umubiri. Icyo ntabwo ari cyo kizakwereka ko umuntu ari umusirikare. Ariko kuvuga iringara ryinshi imbere yayihengetse iri ahangaha, iyo ntabwo ari cyo kizakwereka umusirikare. Umusirikare ushaka kumenya umusirikare ajya murebera hariya kuri mama 23 uburyo abana b'intare za Sarambwe baba bipanze. Ubiyo hirya kure niyo bamaze kubageza. Neza nimuzajya kuma ngo Colonel Nsabimana ubwe yigiriye kuri fro. Mujye mumenya ko nta muzarendo nta mukroshari wongera guhumeka umwuka w'abazima muri icyo gihe. Ikintu mu cyumve. Hari andi makuru n'ubundi murajya mugenda mubona bavuga ati ngo hatezwe ambiscade ari muri za Tongo, Bukombo centre, abasirikare ba mama 23 ngo harimo n'umukoloneli ngo bararaswa, ngo ndetse ngo n'abakadazi babiri ngo bararaswa. Ayo makuru ni ibinyoma, ni ya propagande n'ubundi ya Kinshasa. Ntabwo batsindwa urugamba ngo bavanwe muri eneo zose. Nababwiye ko edikota zose zaba wazalendo zose usigaranye edikota wicaye muri edikota ziwe navuga ninde, ni Gidoshi Murayi. Abandi bose babavanye mu birindiro byabo. Baba generali bagera mu 5,000 bavuye mu birindiro byabo. Abitwa babahigi, abitwa ba Obedi, abitwa ba Morodoro, abitwa bantuza bari aba Dominique Ndaruhutse, abitwa ba Jean Marie, abitwa ba Inyasi, abitwa ba Kagiri, abitwa ni bari bandari n'abandi nagiye mbona barwaye bwaki. Hari abo bitwa ba Kigingi, hari abitwa ba Delta, hari abo bitwa ba Mvuna Muheto ntazi, abo ba Janvier Karayiri, bose nta numwe kiba muri edikota ziwe. Batungane bande bagadi abo bose ngo naba generali, abo bose mvuze ngo naba generali, ba defenderi bande ba mani, abo bose ngo naba generali. Nta numwe kiba muri edikota ze, ahubwo bose baragiye babahenengeza mu myobyo hirya mu mashyamba. Nuzumva bakubwira ati ngo muri Bukombo ngo bateze ambiscade, baratega ambiscade baritegerahe
ni ukubeshya. Nuzumva muri teritwari ya Masisi kereka nka biriya bari baje gukora byo kuza bagatera vegrema ibibombe mu baturage, nka biriya bari bagiye gukora ariya Rumbishi, ariko nawe akaza kwikora mu nda. Nta handi rwose huzigera ubona ngo Muzarendo ngo yateze ngo intare za Sarambwe. Ubu se bamaze kuvuga kangahe abo bateze ngo twateze runaka, ngo twamurashe, ngo twamwishe, Biringoma atari yapfa. Bagaragazaga ko bamuteze yapfuye nk'inshuro 400. Ibyo byose ni bya bindi byabo byo kwirata no kwihara, kuko bananiwe intambara y'isasu, bakavuga ngo kadukoresha intambara y'amagambo nayo badashoboye kurwana. Abakunzi ba Claver Bemba rwose, reka twongere tugaruke mu kanya tunababwira ko igikorwa twatangije cyo gushishikariza no kuba twafasha abaturage bagenzi bacu bahuye n'ibibazo bikomeye. Mwese murabizi, hariya muri Minembwe baricwa, batwikirwa amazu, batwikirwa insengero, batwikirwa amashuri, batwikirwa amasantere de sante, ndetse drone zikaziza zikarasa mu bitaro. Abana naho kwiga, ntacyo kwambara bafite, rimwe na rimwe umunyu bagiye bawugura, ariko nabo bari abakire. Ibaze ko kugura agasashi k'umunyu kakagura $10, itije y'isabune ukayigura $10, kandi ukabibona, nabwo ni ubukire. Urumva ko Felix Antoine Chirombo na Neva, nubwo ubona ko Neva muri no minsi bitagiye kumworohera, ariko bakoze amakosa akomeye yo kugira ngo bice abaturage bakagombye kurinda. Mu ntumbero yacu rero turashaka kugira ngo turebe ko twagira icyo dukora natwe nk'abantu, turebe ko twafasha iriya miryango yagize ibibazo hariya muri Minembwe. Ni byinshi, ariko uko twaba twishoboye natwe twagira icyo dukora. Gusa njye nakubwira kimwe cyo, nuko bari abantu bari bakomeye kandi bari abakire. Ibitero bagabweho, ubwicanyi bwabakorewe, ni ibintu ubona by'indengakamere. Abakunzi ba Claver Bemba, reka mbifurize kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga. Uwiteka abane namwe. Asante sana.